Kigali pere wa muntu biteye ubwo bigenze bite ubu ndimo ndibaza ngo niki gitumye abanyamupira bose bishimye cyane n'ukunganya kwa polisi abenshi se bishimiye kunganya kwa polisi na pe n'urukundo se bafitiye polisi abantu bateruye Zidane attention polisi yazanye abafana benshi uru rutego umuntu witwa Zidane arekuye mu izamu rya pe wagira ngo aravuze ati nundi match itahanza yisiba ndabiza amakarita 3 y'umuhondo ndayafite reka bamena rouge ariko nazemo ikintu biti kompora ihagurukije stade yose ndavase iyi ko narizi kwa pera ifite abafana benshi hano bigenze biti polisi yazanye abafana nayo benshi ndakubwiye ngo urutego yaje ndindi ibintu by'abari abafana ba polisi nawamenya harimo n'abarewe ariko nge abantu ndashaka mumbwira uru rutego rwa Zidane murarubonye cyangwa Zidane birenze kuba ari kapiteni ahubwo bazamuhe na polisi Zidane kubera iki gitego atsinze azabe muri polisi imyaka yose kugeza igihe wazavuga ati ibintu by'umupira ndabihararutse nari ko umupira wazamuye n'akazi muri staff yo n'urutabana ubwo suko hari undi muntu wahakaze muri polisi bari Zidane niwe mukinyi ubu ngubu urusha abandi uhagaze neza mu Rwanda ubu ari ku rwego rumwe n'abagira umugisha za ari irari ziratageza umurambi kino gitego cya Zidane nanjye ubwanjye kinguye umutima nono ya araziritse umubiri wose ibintu bya bande n'iki Zidane araremereye bro ni hatari